M23 mu bihe bitoroshye ndetse bitanayoroheye habe na gato mu minsi myinshi cyane imaze irimo iratsindwa, yongeye gutangira itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri irimo iraraswa bikomeye cyane ndetse itakaza drone zayo zigera kuri enye muri ya misozi yo muri plateau ya Minembwe kabisa ndetse no mu misozi ya za Minembwe muri rusange, dore ko haje kubaho igihombo gikomeye cyane haraswa n'ubundi amadrone yabo agera kuri ane n'igisirikare cya leta nk'uko rero ku munsi w'ejo cyabitangaje. Rero twari twagize ngo tubanze tunakusanye byinshi bitandukanye tubereke n'uburyo izi drone n'ubundi zabashije kuba zahanurwamo cyangwa se uburyo byakozwe kugira ngo igisirikare cya leta ya Congo kibashe kuba cyazihanura. Ntabwo bakoresheje amasasu bisanzwe ahubwo bakoresheje n'ubundi anti drone system cyangwa se bino birinda ikirere, bino bifaro birinda ikirere kabisa, bino bya air defense system biremereye cyane. Gusa rero bakoresheje bya bindi by'abanyamerika bivugwa ko biherutse kuba byagera kuri buriya butaka bwa Uvira. Rero ibyanahanuye ziriya drone za M23 bikazihanura muri iriya misozi yo muri za Minembwe, burya ntabwo zari ziturutse hariya muri za Minembwe cyangwa se mu misozi ya za Minembwe, ahubwo zari zibereye mu mujyi wa Uvira mu nkengero zaho. Nivyo rero zakoze ibi byose mwabonye kabisa kuri rugamba rwaberaga muri kariya gace ko muri za Minembwe. Uburyo rero M23 yazamuye drone zose zigera kuri enye zigashyirwa hasi, nicyo kintu kidasanzwe muri uyu mwaka n'ubundi wa 2026. Bigaragaye ko rero FARDC n'abafatanyabikorwa bayo babashe kuba bakora mu gihe cyihuse kandi gikomeye cyane, bagaragaza ko rero uyu mutwe w'inyeshyamba za AFC noneho barimo barawutsinda ku buryo budasanzwe. Biragaragaza ko rero urugamba rwo rugiye kuba rwaba rubi cyane. Ni uku nguko aka kavideo murimo murareba hano rwose, ni uku nguko ziriya drone zahanuwemo cyangwa se zarashwemo, ni uku nguko ibi air defense system bikora. Urekura igisasu nabyo rero bikahita birekura icyabyo kijya kuzimya, ndetse haba harimo n'ibishinzwe kuba byarasa izo drone bikahita bizisenya cyangwa se bikazangiriza. Rero nibyo byakoze ku munsi w'ejo ku nyeshyamba za AFC biza kurangira n'ubundi amadrone agera kuri ane yose ahanuriwe icyarimwe, kuko birasirwa icyarimwe ndetse byihuse cyane bidatinze, kuko iyo baza kuba bakoresha amasasu bisanzwe ntabwo ushobora kuba wapfa kurasa drone zigera muri enye gusa, ntabwo byakorohera ahubwo gukoresha n'ubundi bino birinda ikirere, kuko bibasha kuditamayininga kare cyane rwose, bibasha kumenya aho izo drone ziherereye ndetse bikabasha kumenya n'umuvuduko ziri kugenderaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero bihita bituma icyo gihe bihita binarekura bikagenda bikurikiye n'ubundi icyo byamaze kumva cyangwa se byamaze kuba bimenya, kereka icyo gihe n'ubundi drone ibashije guhita izimya n'ubundi moteri yayo, nibwo bishobora kuba byayihusha cyangwa se ntibifatishe, naho ubundi byamaze kubimenya ahantu iherereye. Rero ibi by'ikoranabuhanga bazanye bya FARDC n'ubundi ni bizikorerwa muri Amerika n'ubundi, nizi za S500 kabisa air defense system nizo zakoreshwaga ku munsi w'ejo. Bivuga ko rero zazanwe n'ubundi na bano bacancuro ba Black Water, aribo baherutse no kuba bazishyira hariya mu mujyi wa Uvira, kuko niho zibarizwa nyinshi kabisa. Nabwiye ko rero uriya mujyi wa Uvira kugira ngo zinyeshyamba za M23 zongere kuwugarukamo biragoye cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bawugarukemo birasaba imbaraga zindi zidasanzwe, kubera ko muri iyi minsi iki gisirikare cyamaze kuharunda abasirikare benshi cyane. Numva rero ibintu ntago byoroshye, kandi no kugeza aka kanya M23 irimo irivugurura, irimo iragerageza ko yakivugurura nyine ngo irebe ko yakataka, ariko nk'uko mubibona murabona ibiri kuyibaho ntago kabisa birimo birakunda, kuko urugamba rw'ahangaha rukomeje kugaragara ko n'ubundi igisirikare cya FARDC cyiteguye isaha iyo ari yo yose n'ubundi cyakongera kubashyira hasi abasirikare benshi kabisa, dore ko ku munsi w'ejo kivuga ko cyarashe n'umubare mwinshi. Nk'uko rero amakuru aturuka hariya muri kariya gace nayo akomeza kugenda abigaragaza. The FARDC rero yamaze no kugera mu gace ka Minembwe centre nk'uko mwabibonye, nyuma yo gukubita M23 ndetse na twirwaneho igatsinda bikomeye cyane bino bice byangaha ikabitsinda. Bigaragaza ko rero FARDC yatangiye kugenda ninjira muri kano gace rero nk'uko
amakuru aturuka hariya akomeza kugenda abyemeza. Tugiye guhita rero twerekeza mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ariko mbere yuko tuherekeza reka mbanze bahereze iyi nkuru byuzuye y'iraswa ry'izi drone. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe zisenya drone enye za kamikazi zari za Korasiyo inyeshyamba za AFC-M23 mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byatangajwe n'amasoko ya gisirikare. Amasoko rero avuga ko izo drone zari zoherejwe na M23 zigamije gukumira ko FARDC zikomeza gutera imbere zerekeza Minembwe, aho ingabo za leta zikomeje kwikorwa byo kugarura umutekano. Igisubizo cyihuse cy'ingabo za leta cyatumye nibura drone enye zisenywa zitaragera ku byo zari zigamije kurasa. Ku wa gatandatu tariki 31 Mutarama, bamwe mu banyacyubahiro n'abagize sosiyete sivile Iminembwe basabye byimazeyo urubyiruko rwinjiye mu mutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho. Bagize bati mushyire hasi intwaro muharanire ubuzima bw'abaturage, ntimwashobora guhangana na leta ifite ubushobozi bwose bukenewe, nimukomeza muzatuma hapfa abasivile benshi. Bumwe nk'ubu bwari bwaratanzwe no mu gihe umujyi wa Bukavu wafatwaga na M23. Ubutumwa nk'ubu rero nibwo bwari bwaratanzwe, bigaragaza ko rero n'ubu ngubu barimo bakomeza berekeza operation zabo za gisirikare n'ubundi zaracyari kwerekeza mu mujyi wa Bukavu kabisa, dore ko muri kariya gace ku munsi w'ejo bafashe ka essence na n'ubu karimo karazanwamo ibikoresho byinshi. Kano gace ko mu mujyi wa Uvira katangiye ku masaha y'umugoroba kuzanwamo ibikoresho byinshi kuva ku masaha y'umugoroba ku cyumweru ku munsi w'ejo. Ibikoresho byinshi cyane FARDC irimo iragenda ibirunda hano muri uwo mujyi wa Bukavu. Hano muri kariya gace ka essence niko bagiye kongera kwifashisha, kuko ubundi barasanzwe bafite agace ka Waza, kariya gace ka Toyota kari mu nkengero za Bukavu kari mu birometero 3 gusa winjira muri Bukavu. Noneho ngo bafite akari muri Bukavu indani. Urumva uburyo biboroheye cyane, bari guturutsa intwaro muri za Toyota bakazizamura bakazijyana muri kariya gace ka essence, abandi bakaba barimo barakura no mu bindi bice bitandukanye biza Warungu na zahe zose babizana muri kino gice cya Toyota, kuko kigomba gukomeza kugaburira n'ubundi igice kiri mu mujyi wa Bukavu kugira ngo barebe ko bakomeza kwataka bikomeye cyane. Urumva ko rero Bukavu yo iraza kuba yagorwa kabisa n'igisirikare, baraza kugorwa n'iki gisirikare no muri cya FARDC nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abyemeza. No gukomeza rero nabyo tukagenda tubireberamo tukaza kumenya ikiri buze kuba cyakurikira, kuko uru rugamba rurakomeye cyane, ibintu birakomeye cyane mw'abantu mwe. Intambara ikomeje kuba mbi cyane kuri buno ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukomeza nabyo kugenda tubireberamo tukagenda tubahereza update ku bigendanye n'ubundi n'imirwano ikomeje kugenda igaragara. Mbabwira ati rero muri abantu b'agaciro kabisa, bavuga ati ngo Imana ikomeze kubana namwe no kubashyigikira muri byose. Ariko ikintu gihari, turi ku munsi wo kwa kabiri, turi kuri konjara mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'umunsi w'intwari n'ubundi ku munsi w'ejo wabaye. Ubu rero abantu bose bari muri konji, habura rero umunsi umwe gusa uwundi ukurikira Tshisekedi akerekeza muri Amerika kudiringa uburyo ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa, dore ko yamaze kubiganira noneho na mugenzi we w'Ubufaransa, agakomeza kubyumvisha n'abandi b'i Burayi ndetse n'abandi barimo bano baperezida bo muri Belgique cyangwa se mu Bubiligi, nabo bakaba bari inshuti n'ubundi n'abari abaperezida ba Trump, dore ko n'ubundi bahuriye mu muryango umwe wa NATO wo gutabarana. Rero bakaba barimo bagenda bumvisha Trump ko agomba kuba yatanga itegeko ry'uko izi nyeshyamba za AFC-M23 zigomba kuba zagira gutya ingabo zazo zikazikura mu bice byo muri Goma, cyangwa se zikarekura umujyi, zikarekura ikibuga cy'indege cya Goma muri rusange, kandi kukirekura n'ubundi egare kuba bagomba kubura umujyi wa Goma uko byagenda kose. Icyo byabasaba cyose FARDC tayari kandi yateguye n'ibikoresho bya gisirikare biraza Uvira, byose biriteguye, birimo biragenda bizamurwa gake gake, kuko icyizere barimo baragigaragaza ko rero icyizere gihari yuko bizeye ko ibi byose bigomba kuba byacamo, ko ikibuga cy'indege bagomba kugisubirana ndetse bagasubirana n'umujyi wa Goma muri rusange. Urumva rero kuba bafite icyo cyizere ni ikigaragaza ko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kuba zagorwa mu buryo bukomeye cyane. Rero turakomeza nabyo kugenda tubikurikirana hafi, tugenda tumenya se araza kuba hakurikira iki, biraza kugenda bite, dore ko izi nyeshyamba
za AFC M23 zikomeje kugenda zigorwa ku buryo bukomeye cyane. Reka rero mbabwire ati muri abantu b'agaciro mbashimira cyane gukomeza kugenda mugubwa neza, Imana ikomeze kubashyigikira kabisa. Astra vista, Astra manyo.